Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu nibwo Diane Rwigara yatangaje ku mugaragaro ko afite ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora azaba mu kwezi kwa munani. Byasabye abanyamakuru batari bake baba abakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibikorera imbere mu gihugu gutegereza iminota 50 ku gihe cyari cyagenwe ngo Diane Rwigara ashyire atangaze ko afite ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu munsi rero nabatumiye ngo mbatangarize ku buryo bweruye ko niyemeje gutanga kandidatire yanjye yo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Diane Rwigara ni umukobwa wahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Asina Paul Rwigara wapfuye mu mwaka wa 2015. Uyu munyarwandakazi ni mushya muri politiki. Nta gikorwa na kimwe we ku giti cye yigeze yumvikanamo gifite aho gihuriye na politiki. Ibi byatumye itangazamakuru rimubaza icyo ashingiraho ubushobozi bwe bwo kuyobora igihugu. Diane Rwigara avuga ko ubunararibonye mu kuyobora ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda ndetse no hanze ari byo ashingiraho icyizere ku gushobora kuyobora igihugu. Nabaye umuyobozi mu mabizinesi, yaba amabizinesi ya hano mu Rwanda, yaba n'amabizinesi yo hanze mu gihugu. Nabaye no mu bihugu byo hanze, ibyo bikazamfasha gukemura ibibazo u Rwanda rufitanye n'ibindi bihugu bimwe bidukikije. Diane Rwigara yumvikana nk'udatewe impungenge na nke zo kuba nta bunararibonye na buke afite mu bikorwa bya politiki. Dore kuri we icyo bivuze kuba umunyapolitiki. Ni iki nakoze muri politiki? Erega politiki nuko abantu bayigira ikintu gihambaye, ubundi politiki nukumva imibereho y'abaturage. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politiki ngo nibyo bizatuma akemura ibibazo, ahubwo nibyo bibi, kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Diane Rwigara niwe munyarwandakazi wa mbere kugeza ubu ugaragaje ko ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko aje asanga abandi bantu ku giti cyabo nabo bagaragaje ubushake bwo guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Barimo Mpayimana Philippe, Padiri Nahimana Thomas ndetse na Jean Mbanda. Tito Dusabirema, RoyalTV.